Waba uzi ko ushobora kubona abasubscribers 1000 kuri YouTube no mu minsi 7 gusa nta kiguzi bigusabye? Reka nkwereke uburyo wabigeraho ukoresheje amayeri abantu benshi batamenye. Banza umenye neza ikibazo abantu bafite cyangwa ibyo bashaka kumenya. Kora video zifite ibisubizo bifatika kandi mu buryo bwihuse. Urugero, niba ushaka gukora nko kuri tech nka content ya tech, reka dutangire nka video nk'uko ChatGPT ikora mu rurimi rw'ikinyarwanda. Icya kabiri ni icyo gukora thumbnail. Kora thumbnail nziza. Thumbnail ni ikintu cya mbere abantu babona. Niba thumbnail yawe iteye amatsiko, uzabona views nyinshi, bityo nabo kureba bakore subscribe. Irinde amagambo menshi kuri thumbnail. Gira duration isukuye kandi iteye amatsiko. Ikintu cya gatatu, tegura title nziza. Title ni amagambo atera umuntu kumva yakanda kuri video yawe. Tegura title uvuga ngo ndashaka kureba iyi video. Irinde ibipapfa byose uko ubyiboneye. Jya ukoresha amagambo akurura abantu, nk'urugero uko, dore, waba uzi ibi bintu. Ntibisanzwe, aya ni amagambo abantu benshi bibonamo. Ikintu cya kane, shyira video zawe ku mbuga zawe ukoresha. Fungura TikTok, jya uzisangiza ku magurupe agiye atandukanye kuri WhatsApp nka TikTok cyangwa se Facebook, ariko noneho shyiraho nibura video 3 cyangwa se 2 buri cyumweru. Uko ushyiraho content nyinshi nk'uko uba ugaragara kuri algorithm ya YouTube. Icyo cya gatanu, saba abantu gukora subscribe mu buryo bwiza. Ntugatinye gusaba abantu gukora subscribe, ariko bivuge neza. Niba iyi video igufashije, fata umwanya ukore subscribe. Ubwo ni urugero ushobora kubabwira. Ibi bituma bumva bafite icyo bagufitiye. Iyo ukoze ibi byose neza, uba abasubscribers 1000 baza nk'inzozi. Ntumenye aho baturutse. Ngaho kanda subscribe kuri MTech TV Show. Wandike muri comment subscribe 1K muri comment niba ugiye kubigerageza. Turakomeza muri video zikwereka uko wakwihangira umurimo kuri YouTube. Tuzabonane mu yindi.